mugiye gusomerwa nangisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Tiyawe mwami Imana. Aramusubiza atukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Igice cyo mu butumwa nsomewe nakigarukiye, mwakire neza ubutumwa bwiza. Mwami Imana, tugushimiye ubutumwa bwawe bwiza. Duce bugufi turareke korali era nayo ikomeze guhimbaza Imana, kandi twese tunezerwe. Uyu ni umunsi udasanzwe, nunezerwe ugafashwa uhaguruke unezerwe rwose, ntagire inkomyi za kubaho, kuko uyu ni umunsi w'umunezero udasanzwe. Ndakwinginze kugira ngo ntuze kugira ikigutera umubabaro. Turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama turagushima, turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama turagushima, turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama Jehova mwiza, turagushima mwibanyi yuko wabashije kuturinda kugeza aya magingo. Ni benshi ubu batagihumeka umwuka w'abazima, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze ubu, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi. Turagushima, turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shingama Hallelujah.
umwaka ushize wari muremure cyane ibyaha uganjemo ntabyo byari byinshi amashimwe n'amarira menshi nibyo byaturanze ariko turasoje umwaka ushize wari muremure cyane ibyaha uganjemo ntabyo byari byinshi amashimwe n'amarira menshi nibyo byaturanze ariko turasoje umwaka ushize wari muremure cyane ibyaha uganjemo ntabyo byari byinshi amashimwe n'amarira menshi nibyo byaturanze ariko turasoje niwe wabanye natwe mu byari bikomeye niwe wabanye natwe dufatanye kumushima niwe wabanye natwe mu byari bikomeye niwe wabanye natwe dufatanye kumushima uburwayi wagize wibuke intambara yakurwaniye ese wibwira yuko iyo atabana nawe ahangaha uri ubu hageze none ibuka uburwayi wagize wibuke iyo misozi watereye ese wibwira yuko iyo atabana nawe ahangaha uri ubu hageze none ibuka ibyose byakugoraga ese wibwira yuko iyo atabana nawe ahangaha uri ubu hageze none niwe wabanye natwe mu byari bikomeye wabanye natwe dufatanye kumushima niwe wabanye natwe mu byari bikomeye wabanye natwe dufatanye kumushima haleluya haleluya zirikana urubyaro wagize zirikana amashimwe yakuremeye zirikana ibyo yakoze byose maze nawe dufatanye kumushima zirikana urubyaro wagize zirikana amashimwe yakuremeye zirikana ibyo yakoze byose maze
zirikana impano yakugiriye maze nawe dufatanye kumushima wabanye natwe wabanye natwe dufatanye kumushima wabanye natwe mu byari bikomeye wabanye natwe dufatanye kumushima haleluya.
mwami mana ushyirwe hejuru y'amajuru inganji yawe ibihe byose nyiricyubahiro mwami mwiza ushyirwe hejuru rambura ibiganza byawe mwami mana hejuru y'amajuru inganji yawe inganji yawe ibihe byose nyiricyubahiro mwami mwiza tuvuge amahanga yose n'abami bose bose bo ku isi baza gupfuka imbere bazashimizi naryawe nyiricyubahiro mwami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bose bo ku isi baza gupfuka imbere bazashima izina ryawe mwami bazashima izina ryawe nyiricyubahiro mwami amashyira impundu ku mana yacu amashyira impundu ku mana yacu Imana bahe umugisha mwicare mu bwiza bw'Imana Yesu ashimwe haleluya haleluya ubwo twabihwanyirijemo byose twakiriye abashyitsi mu izina rya Yesu ahangaha imbere nta mushyitsi urimo ukuye Reverend Pacifique twatumaze iminsi tutari kumwe ko ari umunyeshuri niwe wahaguruka akadusuhuza hanyuma abashyitsi mwese mudasengera muri katedrali mwari gusangira natwe umunsi mukuru wa bona uyu munsi ku munsi wa mbere w'umwaka w'umwami wacu wa 2023 abashyitsi mwese nababonye abo nabonye ijuru ryababonye nta kibazo ariko munyemere dukomere Imana amashyi twakire abashyitsi tubaheshe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha hanyuma abasangwa mwese turabakiriye mu izina rya Yesu abo tumaranye iminsi mu materaniro kuva ku itariki 26 kugeza uyu munsi saa 6 z'ijoro mw'iri joro mwese Imana ibahe umugisha abatarabonetse tuzi neza ko ari nk'ubwo ari impamvu abadafite impamvu muri uyu mwaka muzi kubita agashyi mujye muza muri gahunda y'Imana kugira ngo Imana ibahe umugisha abo turi kumwe hirya hariya tutabanye mu iteraniro ago twa turi kumwe bakaba bari ku makompiyuta yabo cyangwa bari ku matelefone yabo hirya no hino ku isi aba twa turi kumwe duteranye mu bakurikiranye Iyogeza Butumwa TV mwese umwaka ubabere mucya kandi Imana ibahe umugisha mugubwe neza muri katedrali turabakunda kandi Imana ibagirire neza mbifurije umwaka mushya muhire mwese mbifurije umwaka mushya muhire mwese Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha bavandimwe bene data nk'umuyobozi wanyu kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka ndumva nifuza kubanza gushima Imana yabanye natwe muri uyu mwaka twari dufite byinshi twagomba gukora muri uyu mwaka ariko Imana yabanye natwe cyane cyane icyo twashyizemo imbaraga muri uyu mwaka kwari kuzana
ubumwe n'ubusabane mu itorero rya Kristo muri katedrali, cyane cyane twifashishije amatorero shingiro nk'inkingi y'ubusabane nyakuri n'iterambere rirambye ry'itorero. Amatorero shingiro twayagize igikoresho gikomeye muri uyu mwaka 2023 kugira ngo abakristo baturanye, imiryango ituranye, nibura rimwe mu mwaka, rimwe mu munsi, mu cyumweru bajye bahurire mu rugo rw'umuntu, baganire, babwirane amakuru, basangire ijambo ry'Imana kandi basengere n'ibyifuzo. Turashima Imana rero kuko kuva mu kwezi kwa gatanu amatorero shingiro bigaragara ko ari gukora neza, ibitagenda neza bizakomeza bigende neza uko Imana izagenda idushoboza, ariko kandi nuko buri wese muri twebwe azagenda ashyira imbaraga mu kwitabira gahunda itorero shingiro. Turashima Imana kubw'ubufatanye bwabonetse hagati muri twebwe, ari abayobozi dufatanya kuyobora na katedrali, abapastori, abarayiki, abayobozi b'abakristo, uko twagerageje gushyira imbaraga hamwe kugira ngo muri uyu mwaka tube twishimiye ibyo twakoze. Hanyuma ibitaragenze neza muri uyu mwaka twagerageje gushaka gukora bikanga kubera ubushobozi, harimo uko twari twahize ko mu uyu mwaka dukwiye kurangiza uyu mwaka dufite ibatirizo cyangwa icyo mwita Yorodani, kuko turambiwe kubona umupastori wo muri katedrali, umupastori w'umwangirikani ari kujya kurwana n'ibyondo byo ku Kivu, amabuye, amacupa, ibikoko byo mu mazi, turi kubatiza abashyana batakijwe n'abandi. Imana idufashe muri uyu mwaka tuzubake ibatirizo ryacu, abantu bati bataka kubatiza tubatiriza ahangaha. Nicyo twagombaga gukora muri uyu mwaka ntitwagikora. Iki twagombaga gukora muri uyu mwaka nuko twagombaga kurangiza guhigura umuhigo wo kwishyura uriya mubyeyi wadukoreye izo ntebe twicayeho. Ntabwo twarangije kumwishyura, turacyamurimo miliyoni 2 zirengaho n'ibihumbi 200. Hari abantu rero batarangije guhigura umuhigo wabo bahize kuri izo ntebe. Uriya mubyeyi yatugiriye neza, uriya mubyeyi yaratwubashye, aritanga adukorera intebe. Hanyuma miliyoni 2 nk'umuntu w'umucuruzi, miliyoni 2 zirengaho 200 nk'umuntu w'umucuruzi, turabinyiga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo muri iyi minsi nibura umuntu wumva agifite umuhigo atayiguye w'intebe uzayazane kugira ngo tutazamutera Satani, kandi mu by'ukuri yari yakoze ibintu byiza. Kandi mwibuke ko guhiga umuhigo n'uwihigure ibirutwa no kutawuhiga, kandi kubona itorero ryajyaho umugayo ntabwo ari byo. Hanyuma ikindi twifuza kuzakora muri uyu mwaka, twagombaga gukora, turifuza ko iyi aritari mubona igomba kuba iriho tapi, nibura tapi isa n'iyi misego iri ku intebe cyangwa iriya misego iri hari hasi. Iyi tapi igomba kuba iriho kugira ngo iyi aritari igomeze ise neza, igira ubwiza bukwiye katedrali yacu. Turifuza ko nyuma yo kugirana ubusabane muri katedrali, turifuza ko iyi katedrali yacu twayizamurira standard, twayizamura ku rwego mu by'ukuri umuntu wese azajya yinjira ahangaha akumva yinjiye mu iramirizo, yinjiye ahantu aramiriza Imana, hari ibikwiye byose, hari sonorizasiyo ikwiye, mbese muri atmosphere nziza ifasha umuntu wese kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ibi byose n'ahandi bizava mu kwicisha bugufi kwacu imbere y'Imana, n'ahandi bizava mu gushyira hamwe tukubaka umuryango w'abana b'Imana. Hanyuma imbaraga zawe n'imbaraga zanjye tukazishyira hamwe bigakora ikintu gikomeye. Muri uyu mwaka kandi tuzakora ibiterane bitoya, tuzakora igiterane kinini. Natangiye kuvugana n'abavugabutumwa, natangiye kuvugana n'abakorari kugira ngo batangire tubashyire muri mudi yo kuzaza hano. Turifuza ko uyu mwaka hano muri katedrali tuzagira ububyutse bukomeye, tukaba urumuri rw'andi paruwase, andi madiyoseze, andi matorero, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi Imana dusezeranyije ko muri katedrali dukwiye kuba intangarugero muri byose. Hanyuma kandi uyu munsi nejejwe no kubatangariza ku mugaragaro intego cyangwa insanganyamatsiko tuzagenderaho mu uyu mwaka
w'umwami wacu 2023 iri muri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 27 pastor yadusomeye aho wacu 2023 muri bitoya tuzakora igiterane kinini umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukune mugenzi wawe batangire tubashyire muri mudi yo kuzaza hano. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2023 muri katedrali yacu. Tuzarushaho kuvuga uburyo bwo gukunda Imana n'ibimenyetso by'umuntu ukunda Imana n'inyungu umuntu agira yakunze Imana, kandi tuzageraho no tunavuge uburyo umuntu akwiye gukunda mugenzi we nk'uko wikunda, ukamwifuriza ibyiza byose, kandi icyo ushoboye kumukorera ukakimukorera, icyo udashoboye ukamusengera, icyo udashoboye ukamuragiza Imana kugira ngo Imana igikore. Hanyuma rero ndashaka gufata iminota mike kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashima Imana kandi bene data ndagira mbatangarize ku mugaragaro ko mbakunda, ko tubakunda, kandi ko kubabona nka bene data dukora n'umurimo muri katedrali biratunezeza. Nigeze mbabwira ngo mudahari ntacyo twashobora, ibyo dukora byose tubikora kuko dushyigikiwe n'Imana, ariko kandi tubikora kuko namwe ubwanyu tubahamagaye mukitaba. Iyo twabahamagaye mukaza niho dukomera, niho tugera ku ntego, tugashima Imana kuba tubafite. Avuga ngo ukundisha uwindi mudufite. Hanyuma turasubira n'ubundi kuri na murongo Reverend Constance adusomeye Luka igice cya 10 murongo wa 27. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amina. Hano muri Luka aya magambo aturuka mu kiganiro Yesu Kristo yagiranye n'umwe mu bigisha amategeko wari umugeragereje kumubaza ikibazo kigira kiti, databuja nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Aho ni ku murongo wa 5. Nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Bene data, Yesu yamaze imyaka 3 mu murimo w'Imana. Mu murimo ikintu cya mbere yakoze yarabanje atoranya abigishwa be 12 kugira ngo bagendane urugendo rw'imyaka 3, kuko yifuzaga kubasigira umurimo. Muri urwo rugendo rw'imyaka 3 yamaze mu murimo, ariko twita ngo ni 3 years in ministry, imyaka 3 yamaze mu murimo, yari afite amagurupe, yari afite amatsinda y'abantu batandukanye bamugendagaho bamukurikiraga. Itsinda rya mbere ryari itsinda ry'abantu bifuzaga kumva amagambo ye meza no kureba imirimo n'ibitangaza yakoraga. Itsinda rya kabiri ryari itsinda ry'abantu bamukurikiraga atari kumukunda cyangwa gukunda amagambo ye, ahubwo ari abantu bamukurikiraga kubwo gukunda ibitangaza yakoraga, kugira ngo abakore ibitangaza cyangwa kugira ngo abagaburire. Itsinda rya gatatu ryari itsinda rigizwe n'abantu bageze mu buryo butatu. Bamwe bari abafarisayo, abandi bari abasadukayo, abandi bari abatambyi n'abigisha amategeko. Abo mvuze ba nyuma, abafarisayo, abasadukayo, abatambyi n'abigisha amategeko, ntabwo bamukurikiraga kubera ikindi. Bamukurikiraga kugira ngo bamutegere mu magambo ari buze kuvuga, bamutegere ku bitangaza ari bukore, abo abikorera, aho abikorera n'igihe abikorera, kugira ngo babone uburyo bamushinja, babone uburyo bamurega, babone uburyo bamwica, kuko yazanye ubutumwa butandukanye n'ubwo bari bafite. Hanyuma uyu rero aramwegera n'umubwira ngo mbese muri iki kugira ngo nzaragwe ubwami bw'Imana. Yesu yarazi neza umubajije uwo ari we, kari umwigisha amategeko, inzobere mu mategeko, abo mu cyongereza twita
lawyers. Yari inzobere mu mategeko ya Mose, si amategeko Imana yereye Mose ku musozi wa Sinayi 12 gusa, ahubwo ni amategeko yose ari mu bitabo bitanu bya Mose, amategeko arenga 316 bari bayazobereyemo, bari barayize kandi bayigisha. Hanyuma ashaka kumutega umutego, aramwegera ngo nkore iki kugira ngo nzaragwe ubwami ubugingo buhoraho. Yesu rero yahise amusubiza neza neza amagambo n'ubundi yasubije mugenzi we ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 22 umurongo wa 36 umurongo wa 39. Nawe yaramubajije atyo, aramubwira ngo mbese itegeko rikomeye kurusha yandi niri. Yesu rero amusubiza amagambo aravuga ngo itegeko risha ayandi gukomera niri: ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aramubwira ngo amategeko yose n'ibyahanuwe yose niho byuririraho. Wa mwigisha amategeko mugenzi we rero hano muri Luka arongera nabwo agarura ayo magambo, arayemubaza. Yesu aramumenya, arongera agarura ya magambo, arongera akotinga ya magambo yari yavuze n'ubundi. Aramubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe mutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Bavandimwe, Imana muri uyu mwaka wa 2023 Imana iraduhamagarira kongera kwikunda. Rick Warren yaranditse mu gitabo cy'ubuzima bufite intego, nkunda kubabwira, aravuga ngo biratangaje kumva Imana umuremyi, kumva Imana y'igitangaza, kumva Imana y'icyubahiro, kumva Imana izi byose kandi ishobora byose, kumva Imana yera kandi ikiranuka, yishimira kubwira umuntu w'umunyantege nke nkawe, yishimira kubwira umuntu w'umunyantege nke nka Alphonse uhagaze imbere yanyu ko yifuza ko nge nawe dukundana. Imana irakwifuzaho urukundo, Imana iranyifuzaho urukundo, Imana irifuza ko tuyikunda, kandi Imana irifuza ko tutayikunda urukundo rworoshye, irifuza ko tuyikunda urukundo ruhagije, urukundo rushinze imizi, urukundo kandi rufite aho rushingiye. Imana irifuza ko tuyikunda urukundo rudafite pourcentage ntoya. Imana irifuza ko tuyikunda urukundo ruri hejuru. Imana irifuza ko tuyikunda n'imitima yacu yose, umutima wawe wose. Irifuza ko nta wundi ukunda kuyirutisha uretse yo. Ubugingo bwacu bwose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Imana iraguhamagara muri uyu mwaka ngo ushore imbaraga zawe zose mu gukunda Imana. Imana iraguhamagara, Imana irampamagara, Imana irahamagara bene data bari hirya no hino ngo dukundishe Imana ubwenge bwacu bwose, tuyikunde ku buryo bidutwara umutima. Muri Bibiliya huzuye abagabo, huzuye abagore bakunze Imana, bayirutisha ibindi byose. Twavuga abagabo benshi, twavuga Aburahamu bagendanye n'Imana urugendo rukomeye, twavuga ba Dawidi bagendanye n'Imana mu bihe byiza no mu bihe bibi, kugeza ubwo Imana ivuga ngo Dawidi afite umutima nk'uwanjye. Twavuga ba Yobu bagiye bakunda Imana bakize, bakanayikunda bakennye, kugeza ubwo Imana ibiratana imbere ya Satani
imwiratana ikabwira Satani ngo Satani we waroye neza umugaragu wanjye Yobu yuko ari umukiranutsi, yuko azi kwirinda kandi yirinda ibibi. Twavuga abagabo nk'aba Yefuta, twavuga abagabo nk'aba Gideyoni, twavuga abagabo nk'aba Eliya, twavuga abagabo nk'aba Elisa, twavuga abagabo nk'aba Mose ndetse n'abandi bagiye bagendana n'Imana urugendo rukomeye. Kandi bene data, kugendana n'Imana ntabwo bitwemerera, ntabwo ari uruhushya, ntabwo ari garanti yo kugenda ahantu mu byiza gusa, ariko mu ibyo byiza n'ibibi Imana iraduhamagarira kuyikunda. Urukundo rwadutwaye umutima, urukundo rwadutwaye ibitekerezo. Kubera iki Imana yifuza ko tuyikunda? Kuki Imana yifuza ko tuyikunda bene data? Kuki Imana yifuza kuyikunda muri uyu mwaka wa 2023? Icyambere, Imana yifuza ko tuyikunda kubera yuko ariyo yabanje kudukunda. Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 4:19 aravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana ikubwira ngo uyikunde, Imana imbwira ngo nyikunde, niyo yabanje kudukunda bene data, niyo yabanje kugukunda. Imana yaturemye mu ishusho yayo, iratwishushanya, niko Bibiliya ivuga mu Itangiriro rya 26 ngo turebe umuntu asa natwe agira ishusho yacu, ngo umugabo n'umugore niko Imana yamuremye. Imana yaturemye neza, ituremye mu ishusho yayo. Icya kabiri, Imana yatubabariye ibyaha. Haleluya. Muri Matayo 5:21 nakunze kuva ngikizwa, aravuga azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha. Bene data, Imana yatubabariye ibyaha muri Kristo Yesu. Twavutse turi abanyabyaha nk'abandi bose, twavutse turi babi nk'abandi bose. Abenshi twakuze turi babi, turi abanyabyaha bishobeye. Ubuzima bwacu bwarapfiriye mu byaha, ubuzima bwacu bwarangiritse. Kubw'umutima w'imbabazi Imana igira, kubw'umutima w'ubuntu Imana igira, yatubabariye ibyaha muri Kristo Yesu. Umuntu wumva yarababariye ibyaha muri Kristo Yesu naho Imana icyubahiro. Umuntu wumva yarakira imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu. Twari babi, twari abagome, twari turenze ububi. Ntabwo nshaka kugaruka mu buhamya, kereka mbibwiye abashyitsi. Ariko Yesu yaratubabariye, atubabarira ibyaha bibi natwe ubwacu twumva ko tutababarirwa. Ariko Imana iratubabarira, iratweza, iratwoza, ituvana mu mwijima w'icuraburindi, ituzana mu mucyo w'isanzure, iduhindura abana bayo muri Kristo Yesu. Tuba abanyamugisha, tuba abahesha b'umugisha, tuba abana b'amasezerano. Yesu ashimwe. Nta kindi twirata, turirata imbabazi. Paulo yandikira itorero ry'i Roma, abandikira mu gice cya 5:6 arabandikira, arababwira ngo tukiri abanyantege nkeya, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nkeya, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Uwo na Alfonso uhagaze imbere yanyu, nawe ni wowe. Tukiri abanyabyaha, Yesu yaradupfiriye. Urwo ni urukundo rw'Imana, urwo ni urukundo rw'Imana. Icyo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imana iguhamagarira kuyikunda.
n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, niyo yabanje kugukunda. Bagabo bagenzi banjye muri ahangaha imbere y'Imana, iyo muza kuba mudakijijwe uyu munsi, ndi kwibazaho mama muri uyu munsi. Bamwe muri amabandi, abandi muri za ruharwa, abandi muri abicanyi Kabombo, abandi muri mu Nzagwa no mu Rumogi. Ntango muba mufite, nta gaciro muba mufite, ariko Yesu yarababariye abahindura abazima muri Kristo Yesu. Ariye njya maze umugore wanjye nkamaza nti ariko ujye ubona ndi muzima, sindagukura amenyo nk'abiri koko mu by'ukuri kuba ugifite amenyo yose koko nibura ntarakubita nk'ifuni mu ivi. Kuba atari yankubita umwuko cyangwa umudaho, kuba atari yankubita nk'umuhini ngo mwumve napfuye, si ukubera ndi intungane, si uko nawe ari intungane, ahubwo nuko haleluya twababariwe n'Imana, nuko twababariwe n'Imana, turi abarokore, turi abana bababariwe, turi abana bo mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu niyo tugize icyo dupfa turaganira tugashima Imana, tugasenga, tukababarira, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, umunsi ugashira n'undi ugataha. Mwabagore mwe, icyababwira yo mutaza gukizwa uburyo muba mumeze. Bamwe muba mufite ibihanga byo hasi, bari mufite ibihanga byo hejuru, babakuraguye amenyo mukabasazi. Abandi muri mwebwe muba mwubugoro mwirwa mubugira. Abandi muri mwebwe mwarabyaranye n'abagabo 8 cyangwa 9, n'abana mufite mutazi base. Mwabakobwa mwe, ikintu kizababwira imbabazi z'Imana, muzaza ahangaha mwabakobwa mwe, ndabahamagaye, nzabahamagara umunsi umwe kugira ngo mumenye urukundo rw'Imana. Saa 3 nizigera nzabajya imbere, tumanuke Kamembe, tugera ahantu hafi y'aho umurenge wakoreraga wa Kamembe kwibarabara rya 4. Saa 3 z'ijoro nzabatwara amajyane njye kubereka kugira ngo muzajye mushima Imana. Hariya kwibarabara rya 4 hari ahantu hagarara abakobwa, Mana yo mu ijuru we. Mbere zo gutambuka saa 8 n'igice z'ijoro, sinzanura nifiriye mama, ndahanyura, maze kwanyura ndi hakuno y'umuhanda, agakobwa karaza kambukiranya umuhanda. Niki ndahari, ndi tayari. Uri tayari mu biki? Wankunguzi we, nge ndi umupastori, narakijijwe kizwa. Uri kunyisifurije ngo warasibye. Nahuye n'Umwami Yesu, nahuye n'Umwami Yesu. Mwabakobwa mwe, nimushima Imana yabazanye mu nzu y'Imana ikabaha agakiza. Ubu ngubu babagira nka bya bimoto byahahoze gare. Wa muhungu ugisha imodoka rigere, ari hahoze gare bajya bigisha ibimoto. Umuntu ufite 100 ajya kuri moto, akaza akagikubita hasi, ufite 100 akurira, ufite 200 akaza. Nawe niko baba bakugira, niko abagabo barahanze baba bakugira. Mwabagore mwe namwe niko baba babagira. Mana we, nanindinze kubahereza ubuhamya, none ndikumva biri kuza, basirika mbabwira akantu nindangiza ndekeraho. Nigeze mba ku Gisenyi, nkora muri Burarirwa, nza muri Konji. Ngeze hano mu mujyi, masanga mu mwishwa wanje wari umuruko defense, abenshi muramuzi. Yapfiriye mu ndaya, tumusanga saa 7 z'ijoro yapfuye, yagiye ari muzima apfirayo. Ndagenda njya kumuvanayo na burankari, ducyura umurambo turashyingura. Aramfata arambwira ati tugende, hari ahantu hari abakobwa beza. Hari umukobwa wo ku Nkombo wajyaga afata cya gicupa kinini cy'urwagwa murakireba, kitwaga Muhinzi, akagira amabuno gutya akagiterekaho. Wo ku Nkombo yajyaga gifata, agafata urucupa runini bita Muhinzi, akagitereka ku kibuno gutya, akagitereka icupa ritereka ku kibuno ameza arya. Arangira nawe ngira ati tugende njye kukwereka ahantu bimeze neza.
nambara ishati nziza nambara n'umupira w'umupira n'icyo gihe ndamanuka njyayo nageze ndeba umukobwa arambwira wowe wemera wowe ushima mbwire hinjira umukobwa arambaye ibitukura n'akantu ndabanje kabisa uriye abaramusinyaye amukubita irya mbere amukubita irya kabiri tuyunguyu kandi ni mwishwa wanjye munyumvira ubukunguzi ni mwishwa wanjye mwishwa ari guteretera nyirarume mwishwa ari guteretera nyirarume namwe ni munyumvira ubwo bupfu ariko Kristo yaratuzuye mana we mukubise irya mbere mukubise irya kabiri ati rero uyu nguyu ahita avuga ati kazu karame tugende yego tugeze iwe ahantu muzi ipeke ikorera murahareba kuri peke murahareba munsi ya ipeke neza ahantu hafi ku mupastori witwa Mushi nsanga abagabo batandatu barindwi bicaye ku ntebe iki ni igiti kimwe iki ni ikindi yashyizeho urubaho mageze arambwira ati cara ariko mabona abandi bagabo nka batandatu cyangwa barindwi nanjye ndicara tegereza wacu kaza kundeba ndaheba kumbi uwa mbere ari kujyayo uwa mbere ari kwinyabya mu nzu akagaruka tugegera nk'abari kuri mitiwere umwe ajyayo twegerayo umwe ajyayo twegerayo undi ajyayo twegerayo haza umuntu yarapfuye w'ikamembe witwaga menja w'ikamembe hari umuntu sinzi niba ndikuvuga amazina kugira ngo mbe niba mubazi abaraje azafite agashifo karimo esansi aza kora ko naninzi kuyinywa nayo aza ari kuyinywa araza angeze imbere yitara nkanga uko agenda atinda agenda nyitegereza abona ndagahungu kadafite ubwanwa gatoya kumbi ngewe sinzi ibiri kujya mbere we azi uko bimeze yankubise inkokora ngo angaramye inyuma y'intebe mbyuka ari kwihopfora bitamaruka ngenda ndagenda ngeze mu kabasazi nsubira mu kabari nshaka undi wo kwimara agahinda tuva mu kabasazi ahantu Zion Temple ikorera murahazi Zion Temple hari ahantu hari ibijagi hari ibyondo inkweto zanjye ipantaro yanjye byamanuka byageze ahangaha ngeze ku ndaya nsanga indaya nasize matera yanjye naguze amafaranga yanjye anjyamisha ku makarito bageze arambwira ati wa muhungu we rero amafaranga wampaye ni make urongera ahandi cyabambare ko nahandi mfite urongera ahandi cyangwa ngo uhamagarize abantu bakumereye amaso ayo nari mfite yose ndayamuhereza ndangije ngira gutya ndaryama ni ikijisho rimwe arangije arayafata ayamerikano mu ishati mureba ndangije nza gucunga sinziriye ndabyuka ndayafata nyashyira mu rukweto njyama nk'abakamemera gutya umwisiramu avuze nashyizemo inkweto n'amafaranga arimo imbere hagenda Alphonse badisimwe ndashima Yesu waduhaye agakiza ndashima Yesu wanyizije ndashima Yesu wampinduye ndashima Yesu watubabariye muri Kristo Yesu yo none sigaye narabaye umuhesha w'umugisha sigaye mpesha abantu umugisha sigaye mfite umugore n'abana mama none sigaye mfite n'umukwe mana nyagasani we ariko nukuri kw'Imana mu ijuru mwe reka mbabwire badisimwe muzajye mumfasha gushima Imana abantu twararanye kuri Noheli narababwiye ngo kubera ibintu Imana yankoreye nabaye nk'injajwa nacitse ururondogoro ariko mari kuvuga imbabazi Yesu yangiriye ni mu mukomera amashyi Yesu mu mukomera amashyi yagize neza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Paulo yandikira abakristo bo mu itorero ry'Abakorinto arabandikira mu gice cya 3 umurongo wa 11 arabandikira aravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo
ariko mwaruhagiwe. Haleluya. Mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwaratsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Mwari nkabo. Ukuye ko njye mvuga ibyanjye, ukuye ko njye mvuga ibyanjye, hari abantu baranga muteteka mukagira ngo mwavuye mu ijuru. Njya mbona mubyina nk'abantu mwahuye na Yesu, banza hari ahantu yabasanze, umunsi umwe mujye muhagarara mu bivugi. Imana yatugeneye umwanya mu bugingo buhoraho. Ngiye gusoza. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imana yatugeneye ubugingo buhoraho. Imana yatugeneye umwanya mu ijuru. Muri Matayo igice cya 14:2-4 Yesu arababwira ngo nuko rero ngiye kubategurira hanyu, ngiye kwa Data kubategurira, kandi kwa Data hari amazu angahe menshi. Niho ngiye kubategurira, umunsi umwe nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ngiye kuba namwe muzabeyo. Bavandimwe, ibyo dukora byose tubikora tuzi neza ko tuzajya mu ijuru. Dufite gahunda yo kuzajya mu ijuru. Uko mumbona mfite gahunda yo kuzajya mu ijuru, zanga byakuna nzarikandagiramo. Nubwo nawe ndi umugome, kandi nawe ndakwifuriza kuzakandagira mu bwami bw'Imana. Ariko bizaterwa n'imyitwarire yacu. Ibyo ukora byose ukwiye kubikora witegura ko umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana. Imana ikatwerekeza aho tuzabiteka. Kandi rikiwanire yaravuze ngo ahantu hose muri wese azajya azahaba iteka ryose, mu bugingo buhoraho n'iteka ryose, no mu muriro utazima n'iteka ryose. Icya kabiri, Imana iradusaba kuyikunda kubera ko izi neza ko hari ibimenyetso dufite biduhamiriza ko dukwiye kuyikunda. Haleluya. Njyewe na kumusozo usenge. Imana iragusaba urukundo, nanjye ndasaba urukundo. Why? Kubera iki? Kubera ko izi neza ko hari ibyo yagukoreye, ukwiye gutekereza, ukabirikoganayizinga, ukabishyira mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, ukibuka ko ari Imana yabikoze. Nese ntiyabikoze se? Ntiyabikoze se? Wabanje ugatekereza aho wavukiye. Hari abantu muri mwebwe mwavutse ahantu habi nyamara. Hari abantu mwavutse ahantu mwaryamaga ku buriri muri abana 6 mukarara murwanira ishuka. Mama, ishuka niki? Ishuka bari kuruye. Hari abantu ababyeyi banyu bajyaga barara babaye ba rubitre bishuka. Bajyaga barara babaye ba rubitre bishuka. Mama, karame bari kuruye. Bamwe murahari muri mwebwe mwatangiye kuryama kuri matera vuba nga mujye muri secondaire do. Murahari mwatangiye kuryama kuri matera mugeze muri secondaire. None uri kuryama kuri Dodoma, ukaryama kuri Galaxy, ukaryama kuri Cyarwanda fomu cya metero 2 kuri 2, ukagara mu kamera kujya kavuga ati kabisa. Hari abantu muri mwebwe mwavutse ahantu mwajyaga murwanira ibiryo. Ndabyibuka nigeze ndwanira n'uwo mwishwanye nababwiye ibiryo. Agatodo kazimye amira ubugari, abumize numva bumanukiye mu mpongo ngo gi. Ndavuga ati koko mu byukuri byo tuvugisha ukuri, koko bamira ubugari mukanyira mu mpongo hose, nk'icyo kigari cyose wabumize. Ndabyorereye turwanira ibiryo. Turwanira ibiryo murahari bagenzi banjye. Nuko mutajya mubivuga. Mutajya mubivuga. Barahari muri mwebwe baryaga umuceri kuri Noheri. Barahari muri mwebwe baryaga inyama ariko muziriye mu baturanyi. Barahari muri mwebwe bibazaga uburyo umuntu arya gasigaza. Barahari muri mwebwe bibazaga uburyo umuntu yambara umwenda
undi uri mu nzu, barahari muri mwebwe basengeye akazi, mana amakazi, amaso yaturumbutse, ariko Imana yaguhaye akazi nishimwe, Imana yaguhaye akazi nishimwe, kubw'ibyo Imana yagukoreye ukwiye kuyishima. Hari abagore bazamutse kwiseta bagiye kubago, bari bazi ko badasohokamo, ariko Imana yabasohoyeyo. Abandi mwari muzi ko mutazashaka, none mwarashatse. Abantu bari bazi ko mutazabyara, none mwarabyaye. Abantu bazi ko mutazubaka, none mwarubatse. Abantu bazi ko mutazaba abagabo, none mwabaye abagabo. Abandi mwabaye abagore. Nuko ndacyafite impamvu, ndacyafite impamvu, ndacyafite impamvu, ndacyafite impamvu yo kuguhimba. Abakomeye abo no mu kirere byose. Hari umuntu muri mwebwe wibutse neza y'Imana muri mwebwe ngo ayikomere amashyi, ayivugirize impundu, ayishe. Haguruka tuyikurire ubwatsi, haguruka tuyikurire ubwatsi, tuyiterere haleluya nziza. Haguruka, 1 2 3. Rimwe, kabiri, gatatu. Mugome muhagaze dusenge, mugome muhaguruke dusenge. Muretse gato mbabwire ku cyumweru tuzasenga. Ubu ngubu naniri kubabwira intego y'umwaka. Ku cyumweru tuzasenga isengesho ry'umwaka ku cyumweru hano. Ku cyumweru mwitonde ntajyagira umuntu ukina asiba. Ibintu mwari mwapanze ku cyumweru mubyihorere. Ku cyumweru tuzasenga, nzaba mpagaze imbere yanyu turi gusenga isengesho ry'umwaka ndugu yangu. Hari ijambo ry'Imana ya Imana icyubahiro, Imana icyubahiro, Imana icyubahiro, Imana icyubahiro. Ejo saa 10 hagati ya saa 9 na saa 10 Imana yanteyemo ijambo. Ndibabwire Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo muri uyu mwaka 2023 ibahaye uburenganzira bwo gutegeka icyo cyose Imana ikagikora. Ejo saa 9 hagati ya saa 9 na saa 10 Imana yarambwiye ngo uzabwira abakristu bo muri katedrali ko 2023 mbahaye uburenganzira. Kandi nigeze mbibabwira turi gutangira mu kwa 10 tutangiye iminsi 90 isoza umwaka, ndababwira ngo nitwegera Imana niko Imana yambwiye ngo nitwegera Imana izadukorera ibitangaza, ngo izaduhereza gutegeka umwaka 2023. None kandi ejo yarabigaruriye yambwira ngo bambwirire ko mbahaye uburenganzira bwo gukomandinga, gutegeka ikintu cyose bazategeka kikabava mu kanwa nzagikora. Sasa rero ku cyumweru pare ibyo nari ku cyumweru tuzaba turi ahangaha dusenga isengesho ry'umwaka. Umuvuga butumwa arahari, azavuga ubutumwa iminota 20 za litirisi zose tuzatuzihagaritse. Ku cyumweru tuzasenga isengesho ry'umwaka. Muriteguye? Muzaza? Imana ibahamuke ko muzaza. Muyikomera amashyi akabyara. Let's pray. Nyagasani Imana mu izina rya Yesu, muri uyu mwaka wa 2023 uduhaye, udutangarije ku mugaragaro ko wifuza ko tugukunda byimazeyo, twagukundisha imitima yacu yose, imbaraga zacu zose, ubugingo bwacu bwose, ubwenge bwacu bwose, kandi tugakunda na bagenzi bacu. Waduhaye imbabazi muri Kristo Yesu.
utubabarira ibyaha udusiba mu gitabo cy'abarimbuka utwandika mu gitabo cy'ubugingo. Kandi utumenyesheje ko ufite byinshi wadukoreye mu buzima bwacu bikwiye kutubera imbaraga zo gukunda no gukorera no gushima. Umuririmbyi aririmba ngo nubona ko nibagiwe Yesu nyibutse zabyuya byawe wabize. Ndakwinginza Mwami Imana kugira ngo uduhe imitima yo gukunda no gukubana no gukorera. Uyu mwaka 2023 tuzakubera abana b'inkoramutima. Uyu mwaka 2023 tuzakubera abagaragu n'abaja beza. Umwaka 2023 tuzaguhesha icyubahiro mu byo tuvuga no mu byo dukora. Kandi umwaka 2023 uzatubera umwaka wo kwegerana nawe, umwaka wo gukunda na bagenzi bacu, umwaka wo kuberana umugisha, umwaka wo kwifurizanya umugisha, umwaka wo gufatanya, umwaka wo gufashanya, umwaka wo gufatana ibiganza, umwaka wo guhesha icyubahiro. Turagushimiye kubanye natwe rero, ukomeze tugirire neza twubwacu n'abadukurikiye hirya no hino baho umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Imana ry'Umwuka wera. Amina. Mukomere Imana bakimuyishimire. Bavandimwe, nimucye twese duhaguruke duhamye ukwemera kwacu nk'uko tubisanga ku rupapuro rwa 9. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nemeye na Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe n'umwari Mariya, kandi iyo nda yasamye yari Umwuka wera, yabajwe Ponsiyo Pilato yari umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka kuzimu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu, aja mu ijuru, none wicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azava aje gukira abakiri bapfuye urubanza. Kandi nemeye Umwuka wera, nemeye ko ari itorero ryera katolika ry'abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira. Amina. Uwiteka abane namwe. Twese kandi tugihagaze turakomeza guhimbaza Imana n'indirimbo ya 10, dutanga ituro ryacu ryo gushima Imana kandi ituro ry'umutima ukunze. Indirimbo ya 10 mu ndirimbo zo mu gice cya mbere, duhimbaza Imana kandi tuyihimbarishe ibyo dutunze. Nshima umwami wo mu ijuru, nanga ibyo mushimisha. Shima Imana yo mu ijuru, nanga ibyo mushimisha. Narindwa yarandora, narindwa. Tumushime, 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 tumushime. Iwe Mwami, tumushime, 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 tumushime. Iwe Mwami uhoraho, basogokuruza kera bari mu mubabaro, abagirira imbabazi. Haleluya. Tumuhimbane n'Imana, tumuhimbane
nanone mumwizigiye nanone mumwizigiye nanone mumwizigire kuko ariko yahoze ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu nuko aradukuyakuya baturinde satani duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka yemwe bamarayika beza nimushime Uwiteka namwe beraho mu ijuru bavuye ku isi yose mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe biringiro mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe biringiro yemwe bamarayika beza nimushime Uwiteka namwe beraho mu ijuru bavuye mu isi yose mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe mwese mwishimane natwe mwese mwishimane mwese mwishimane natwe 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 niringira uhoraho dusenga Imana yacu data twese wo mu ijuru isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe Mana yacu dukoze ku byo waduhaye tunezerewe kugira ngo tubizane mu nzu yawe bikora umurimo wawe uko bikwiriye turakwingize kugira ngo utange umugisha uturinde inkuba n'inkubi y'umuyaga uturinde Mana yacu umugiga n'izindi ndwara z'ibyorezo uturinde Mana yacu kurwaragurika ndetse n'impfu nyinshi ahubwo Mana yacu uduhe ubuzima buzira umuze utanze iri turo kugira ngo rizakore umurimo wawe uko bikwiriye turasengera ibiganza bizarikoresha Mana yacu mu nzira za nyazo kugira ngo Mana yacu nabyo uzabeho umugisha maze Mana yacu twese dufatanye n'abamarayika n'abakuru bose kukuramya no kuguhimbaza mu izina rya data wa twese ry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Yesu ashimwe. Reka twumve bene data basabye gushima. Umuryango wa Maurice Ntutebuke hanyuma na Leokadiya nibo basabye gushima Imana. Baze bakoreshe igihe cyabo neza kandi natwe tunezeranwe nabo ku by'Imana yabakoreye. Hallelujah.
mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe kabiri nabonye neza yawe mana si rimwe kandi si kabiri mana we nabonye neza yawe mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe mana si rimwe mu kwezi kwa kabiri mana we nabonye neza yawe mu kwezi kwa gatatu mana we nabonye neza yawe mu kwezi kwa kane mana we nabonye neza yawe mu kwezi kwa gatanu mana we nabonye neza yawe mu kwezi kwa gatandatu mana we nabonye neza yawe ahari we ahara marira wahinduye umunezero ahara marira ahari we marira wahinduye umunezero ahari umubabaro ahara marira marira wahinduye umunezero mana si rimwe kandi si kabiri mana we kandi si kabiri mana we nabonye neza yawe mana si rimwe kandi si kabiri mana we kandi si kabiri nabonye neza yawe si gatatu si kane mana we mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe haleluya haleluya turashima Imana kuri uyu munsi si rimwe kandi si kabiri tubona neza y'Imana haleluya ahantu hari amarira kuri twebwe Imana yahinduye ibyishimo Bwana sifiwe haleluya ibyari agahinda Imana yabihinduye ibitwenge tuyizamurire icyubahiro gahora ku ngoma turashima Imana n'umuryango wanjye guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 31 uyu munsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere n'ubundi mwaka ukurikiyeho turashima Imana yabanye natwe mu bintu byinshi bikomeye ariko by'umwihariko turashima Imana kubw'abana kubw'impano Imana yaduhaye bombi bitwa bashimwa murabizi ko Imana yaduhaye abana batatu ariko iza gushima ko umwe yongera ikamwisubiza kubw'ubushake bwayo kuko niyo iguhereza kandi niyo yongera ikisubiza turashima Imana rero ko shimwa Manzi Ryan na shimwa Wimanzi Iyana bakiriho kandi ari bazima Imana ihabwa icyubahiro ndashimira Imana ko bangana gutya haleluya ndashimira Imana ko bangana gutya nari ndimo haruguru ndi muri biro barampamagara barambwira ngo bari bamuhaye ukwezi agomba kumara mu bitaro kugira ngo bamubyaze noneho hashize iminsi 2 gusa bamuhaye ukwezi ndangije nicaye hano haruguru numva barampamagaye ngo agiye muri salle dope bagiye kumwopera kugira ngo bamubyaze bagate baganga se burya nabo bajya babeshya ariko Imana ntikibeshya haleluya Imana ntikibeshya abaganga bavuga ibyabo ariko Imana yo nifite ijambo rya nyuma kuri twebwe haleluya ndagenda nahise mvugana na mami Madame Bishop ndamubwira ati mumfashe sinjya muri gane ngo ntege imodoka ngo ngereyo birasaba ko nihuta cyane Peter nubwo adahari yabaye nawe intwari abinkwakuzi controle technique imodoka yari yarangiye ariko arambwira ati ndakujyana ayo batwandikira turagabana nge nawe ariko tugende ndagenda ngeze igashira bwoba barambwira ngo wa mbere yabonetse tuyizamurire icyubahiro ndagenda ngeze mu mwaga barongera barampamagara ngo n'uwa kabiri arabonetse kandi ni muzima bizamurire icyubahiro ndagenda hahandi umuntu wagiye kwinjira ahantu tubona network muri Nyungwe neza neza
aho Nyungwe itangirira, mageze barambwira ngo uyu mukobwa nawe arabonetse, tuyizamure icyubahiro. Haleluya! Barambwira ngo bose babonetse, ari abana ari n'umubyeyi, bose ni bazima. Nababwiye ngo ndashima Imana ko ndi kubabona bangana gutya. Ngezeyo urumva nyine umuntu w'umugabo agenda yishimye ati nabyaye, sinatekereje n'ahantu umugore ari, ahubwo ndagiye mbaza ngo abana barihe. Uyu ni mushiki wanjye, niwe bari banemerewe wenyine kujya yinjira, bari bamwemereye kwinjira aho abana bari. Noneho mpageze arambwira ati kaze nguteretera abaganga, ubwo uri papa wabo ndebe ko bakwemerera. Haleluya! Ninjiyemo nadusanze ahantu turyamye, ndavuga ati umuntu ungana nanjye ntabwo ari njye wabyaye bano bana. Twari utuntu tudafatika, akamagarama, ak'ikiro n'igarama n'akandi k'ikiro n'igarama. Ariko ubu ngubu uyu nguyu afite 9,200, uyu nguyu afite 8,500. Tuyizamure Imana icyubahiro. Ndashima Imana kandi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10, Steven ari he? Steven niyegere hano. Ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero. Bwana sifiwe. Itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2022, njyewe na Steven twatumanutse tugiye muri Gilbaram. Dufite gahunda yo gutoza abana bo muri Gilbaram indirimbo z'icyongereza kugira ngo baze baterane natwe mu iteraniro ry'icyongereza. Tubikora buri wa kabiri saa 10. Eliya nawe arahari, zamura Imana icyubahiro. Noneho twaramanutse na Steven araza ndamubwira ati wowe urajyana na Eliya mujye kwigisha indirimbo kubera hari raporo bari kunsaba yihutirwa. Ati yego. Noneho aza Eliya aramagara ngo ntabwo araboneka, agiye gufata akamoto. Ndamubwira ati wowe fata akamoto uhitumanuka ujyeyo, nanjye ngiye kumanuka na Steven tugende turahurirayo. Turamanuka tugeze hano mu Kadasomwa, hano hepfo munsi y'umuhanda hari mu gitondo hari hafiriye umuntu n'igare. Yaramanutse arimbura borune hano ku muhanda, borune iraranduka. Steven ngo uwo muntu apfa mureba, arambwira ati n'ubwa mbere ndabonye umuntu apfa. Tonto ujya wiruka, noneho ugende buhoro rwose, turagerayo amahoro, tugiye hakiri kare. Tumanuka buhoro buhoro, tugeze mu Kadasomwa ngo umuntu abone ikamyo. Nimba arabonye njye na Steven turi ikamyo simbizi, kuko mu muhanda naramanukaga umuhanda principal nabazamuka mu muhanda principal. Ngiye kumva numva yadukatanye, mbona Steven ari hejuru yanjye ari kurenga, nange ni mu birere na piano mu ntoki, aryama hasi arwa yubitsinda arisinzirira. Niko nabyita, kuko Steven ntabwo yongeye kuvuga. Ngiye kumva numva umunyamurenge uturutse kure w'umumama ngo ayiwe ni Shabade mana zirampanga ntiwazireka. Ngiye kumva numva Steven nawe ngo tonto amaguru yanjye ariho, ndebera ko amano yanjye ariho. Haleluya, amen. Iyi sura yanjye yose gutya abantu bambonye direct. Hari umuhungu witwa Jean Marie turirimbana, sinze Jean Marie nguyu niwe wangezeho bwa mbere. Amaraso yaramanutse yakuta ku ngohe, agiye ku ngohe hajya mbona ni nk'ikinyama cyomotse kikagwa hangaha kubera ingohe zazagiye amaraso. Ndamubwira ati amaso yanjye aracyariho? Arambwira ngo amaso ariho. Isura yanjye yose yari yakubotse gutya, ariko ni mu ndende no sura ntiwamenya ko hari n'inkovu yigizigeraho. Haleluya, haleluya. Imana yarakoze kutwimana, Imana yarakoze kuturokora njyewe na Steven. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyi tariki madamu yagiye kwa Honorete, Imana iramubwira ngo usenge tariki 25 z'ukwezi kwa 10. Ni hatasohoke wawe serikeye uzajye mu rusengero ushima Imana. Twaje mu rusengero, Imana tuyizamuriye icyubahiro.
itariki 27 z'ukwezi kwa 11 nari ndi ku ishuri, nzinduka mu gitondo ngiye muri kati nyirangije numva ngize intege nkeya cyane, ngira imbeho nyinshi cyane, numva ncitse intege, maze gukora kati njya kuzuba, maze kujya kuzuba hashize akanya nsubira mu ishuri, ariko numva nkomeje kugira intege nkeya. Njya kwivuza mu bitaro bya Kibogora, bankorera ibizamini byose basanga biri negative. Ndazamuka ndi kuvayo, ngiye kumva numva ndazengereye, nicara hasi, umuntu wese utambutse akibaza ibyambayeho, umugabo umwe arazaranyegera arambwira ati wabaye iki, ndamubwira ati mfite ikibazo sinzi ukuntu bigenze, nandikira message mu ishuri, anzanira abantu baza kuntwara, mura n'umupasiteri witwa Jeff areta ntwara aranzana. Ngeze hano n'ubundi njya kwisuzumisha, ibizami byose nsanga biri negative. Bukiye mu gitondo uyu mugabo na muramu wanjye banjyana kunsuzumisha, ati wasanga barakuroze. Ngezeyo nsanga barandoze, sinzi uwari wampaye, ariko nsanga barandoze. Ndashima Imana ko nyuma yaho abakobwa banjye nabo b'imfura nabo bagira ikibazo nk'icyanjye, buri munsi bagataka umutwe bagataka mu nda, dusanga twese ngewe nabo bombi baraturoze, ariko turashima Imana ko tutapfuye, tuyizamurire icyubahiro. Ndashima Imana maze gukora impanuka, agahungu kanjye ka Ryan nako kagize crise, kagira umuriro wa 41, ari saa 8 za nijoro, tumujyana kwa muganga. Turashima Imana ko Imana yamuvanyeyo, yagize ubukonje nk'ubwo murumuna we yagize, mukuru we kuko wapfuye niwe wari mukuru muri bose. Ubukonje mukuru yagize igihe yitabye Imana nibwo yabanje kugira. Amaze kugira ubukonje arongera agira umuriro mwinshi wa 41. Ngenda ndi gusenga Imana mu nzira, ntwarwa n'umuntu wasinze, n'uyu ngo yatwaga n'umuntu wasinze ari nijoro, ariko turashima Imana ko Imana yamuvanye mu bitaro. Uriya mukobwa nawe mu cyumweru gishize ku wa mbere yabuze nk'umwuka, yagize ikintu cy'inkorora nyinshi cyane, abura umwuka, aragenda ajya kumwongerera umwuka, ariko turashima Imana ko Imana yatwemereye twese tukaba twaje mu nzu yayo, twese turi bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Reka kwiza mu magambo, niwe ikindi nshima Imana, maze kumva abantu bageze muri 5. Aba bana babaye muri kuveze hafi ukwezi kose, bari ku matara, ba muri kuveze. Ubundi ari amatara ngo yica amaso y'abana. Hari umugabo nabonye Shabada mugenzi wanjye ari inyuma, abana rero bagize ikibazo, nabo bari muri kuveze, bagira ikibazo barahuma. Ariko ndashima Imana ko icyo gihe cyose babaye muri kuveze, twagiye muri check up inshuro nyinshi, batubwira ko abana amaso yabo ari mazima, kandi niyo kuko ubarebye ubona ko amaso yabo ari bazima kuko barabona. Nabwo tubizamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Murakoze kuba mwadufashije kuza gushima iby'icyubahiro, ariko mbere na mbere ndashima Imana ko mpagaze hano mpumeka umwuka w'abazima. Ndashima Imana ko mpagaze hano n'umuryango wanjye wose. Ndashima Imana ko mpagaze hano ndi kumwe n'abavandimwe Imana yampaye muri Cathedrale Kristo Umwami. Impamvu nje gushima Imana rero ni ibintu byinshi Imana yankoreye muri uriya mwaka urangiye. Sinavuga ko ari bibi gusa, ariko ni byiza biba bihari. Kuko kuba mpagaze hano mfite umuryango nkunda, kandi nanjye nkunda, mfite abana banjye 2, nubwo umwe yagiye ariko nawe aracyari uwanjye, ko Imana yabampaye ari 3 kandi ikabageza ku isi amahoro. Ni benshi bagera hariya hantu bakagaruka bonyine cyangwa bose ntibagaruke, ariko kuba naragarutse ndi kumwe n'abana banjye 3, uko mumbona uku nguku, uko mpagaze uku, ntacyo nahaye Imana yambaye kurenza abandi, n'urukundo Imana imfitiye, kandi nkifuza ko namwe urukundo Imana yampaye namwe yaruba. Ndashima Imana kubw'umugabo wanjye kuba ari muzima, umwaka ukaba umusize ari muzima.
ndashima Imana ku bw'abana banjye b'imfura izi mpanga mubona nazo kuba ari nzima ndabishimira Imana kuko uriya mwaka nabo baba bagiye kuncika. Ndashima n'Imana ku bw'abana banjye batoya Imana yansigiye babiri nabo kuba ari bazima ndabishimira Imana. Nkongera ngashima Imana ko